ya ngiye kubakubita story z'ukuntu umuco watakaye mu Rwanda abantu batakiwukoresha cyane. Ngiye kubabwira nk'ibintu by'ingenzi 10 mumurikire. Icya mbere kiragira kiti inyamaswa tuvuge nk'imbwa. Imbwa abantu basigaye babona ari ibibwa byinshi bakavuga bati ni ibibwa ngo byara umukumbi, kandi imbwa ntabwo ari umukumbi. Ni ukuvuga ngo imbwa nyinshi ni umugana. Bakongera bakavuga ku ntuza ku ihene. Ihene ngo nabonye ari ibihene byinshi. Wabibonye kwande? Ndabonye ari umukumbi w'ihene. Iyo ubwiye umuntu ngo nabonye ari umukumbi w'ihene, ahita asobanukirwa agahita yumva ko za hene koko zari nyinshi. Iyo umuntu akubajije ngo ahantu wari uri hari abantu bangana iki, uramubwira ati ewana hari abantu benshi cyane ati bari bahahuriye ari imbaga. Ubwo abantu benshi cyane ni iki? Ni imbaga. Reka tuvuge noneho kunga. Inka nazo iyo zigenda ari nyinshi cyane, ku bantu baragiye murabizi, inka nyinshi iyo zahuye akenshi bakunda kuzita ishyo. Ishyo ni inka nyinshi cyane. Tukavuga ku biraro byazo noneho rero, ugasanga nk'ahantu iyo ngitaha ntabwo abantu basobanukiwe gitaha hehe. Inyana itaha mu ruhongori, nyina nayo igataha mu kiraro. Reka ze mbasobanurire nanone inkwavu, ugasanga umuntu nagaze ahantu urukwavu rutaha. Urukwavu ikiraro cyarwo bacyita ikibuti. Niba utazi ikiraro cy'urukwavu wayobye, kuko ikiraro cy'urukwavu ni ikibuti. Reka twongere tuvuge ngo buno nyine mubona amafuku n'amasiha, byo bitaha heza, bitaha mu mwobo. Umuntu usa ataha hehe? Umuntu we ataha mu nzu, cyangwa se abantu benshi bakunda kwita mu icumbi, kuko ni mu icumbi natwe igihe tuzahamara situkizi. Ni icumbi urarisiga ukarisigira undi gutyo exchange, ibintu bikagumya bigahindagurana. Reka dukomeze twivugire ku bituranga, dukomeze tuvuga bino bintu by'amashuri byaje primary, secondary and kaminuza. Abantu benshi bari gutesha agaciro ishuri kandi ni ryo rya mbere. Wowe uri kutwumva, niba ufite umwana utiga cyangwa se wowe ukaba utiga, isubireho urebe ukuntu wazamura ubumenyi bwawe. Ejo n'ejo bundi uzajya ahantu bikugaburira. Okay, reka twikomereze tuvuge ku bindi rero. Hari inyamaswa zisigaye zaraje. Hari inyamaswa bita kagoma. Kagoma zizwi n'abantu bake cyane. Inyamaswa bita kagoma. Kagoma ni inyamaswa igendera mu birometero birenga 100 ndende. Kugira ngo mwumve mvuge gutya nasaraye, ariko nyine bizakira mbabwire neza. Igira imbaraga nyinshi cyane. Bundi kera ngo kagoma yibaga n'abana ababyeyi. Abantu mubizi muzagende mubaza. Kagoma yari inyamaswa mbi cyane. Hari inyamaswa tugomba kwirinda, harimo kagoma, harimo imbogo, harimo impyisi, intare n'umuntu. Ariko inyamaswa izikuriye kurusha izindi ni umuntu, kuko umuntu niwe mubi kurusha izo nyamaswa zose. Reka twivugire ku bindi, ku bantu banywa urwagwa. Abantu bari kunywa urwagwa bari kwandavura, bari gusinda bakarengera, cya gihe ugasanga ntabwo bise ku muryango. Musubize inyuma amaso inyuma, musubire mu muryango, murebe tiko turi kunywa inzoga, ayo dukorera yose akaba ari hari gushirira, abana bacu barabaho bati. Ndakije kintu mugitekerezeho, twongere dusubire inyuma turebe ba bantu. Reka mberekeye aho ngaho, ubwo ejo nzaza mbabwira n'ibindi. Reka birondogoye byose nabirangiza, kandi hari n'ibindi byo kuvuga. Sawa, reka mbe mbihoreye ubwo turi kumwe. Santa nahejo unaona na kesho.